yaramfasha ndambika hasi ajya gushaka inkoni. Kera habaga inkoni ibyo biti byitwa bubere, niba n'ubu ngubu simbizi ntabwo nkibibona bube ahise mbonamo indi shusho. Ashatse ko turyamana n'abagabo, mu gihe amaso yanyu ajya agarukira nyine ku bagore banyu. Njye nicyo kintu numva nakifuza gusa umuntu wese uzi neza ko azubikora, mushaka mwisubireho, mushaka mwisubireho, kuko ntabwo uzi umuntu uri kwangiriza ubuzima ejo azaba iki. Ntabwo uzi umuntu uri kwangiriza ubuzima ejo babikoreye umwana wawe, umwana w'inshuti yawe. Byari byiza ko mbivugaho kugira ngo nanjye numve mu mutima nduhutse, kandi ni ukuri kwiyo mu ijuru uhereye none. Ndakubabariye n'Imana y'amahoro yo mu ijuru ibyumve ko ndakubabariye nawe. Bame TV turabashuje aho muherereye impande z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'iburengera bwaro. Turasuhuza abarwayi, abafite ibibazo bitandukanye, ababuze ibyo kurya. Nyagasana abacira inzira nk'ibisanzwe. Rero muri kumwe n'Umutesi, channel ni yayindi Ami TV. Umunsi wa none rero twabazaniye umutumirwa, ndagira ngo atangira bibwira. Ni karibu tuguhaye ikaze muri kamera za Ami TV. Murakoze cyane. Usanzwe ni Nyiramana Solange. Yego ndabakunda. Nsuhuje nanjye abantu bose bari impande zose z'isi. Imana ikomeze kubaha umugisha, ikomeze kubaha kurama, kandi muzabone ijuru. Yego nawe uzaribone. Rero wari waduhamagaye natubwira ko udushaka, natwe rero twaguhaye karibu muri kamera zacu. Watangira ubwira abakunzi bacu. Murakoze. Ikintu cyanzanye uyu munsi, noneho naje nje kubaganiriza mbabwira inkuru yanjye y'ukuri, kuva navuka. Subwo kuva navuka ntabwo mubizi, kugeza kuva namenye ubwenge, aho umuntu aba amaje gutandukanya ikibi n'icyiza. Yego ni inkuru y'ukuri. Rero birashoboka ko nawe ibyo ngiye kuvuga byakubayeho, birashoboka ko bikubaho, birashoboka ko hari undi muntu uzi bibaho cyangwa byabayeho. Twese dukomeze kwihangana kandi dusaba Imana gukomera. Rero njyewe uyu mubona ayo amazina nababwiye ni ayanyayo. Nakuze mbona mfite mama na papa, ariko atari papa wa nyawe. Mu kera mu ntambara, njyewe navutse mbere y'intambara. Nakuze mbona ndi kumwe na mukamarume. Igihe kiza kugera, igihe cy'intambara kigeze, biba ngombwa ko imiryango igenda isubira kubayo. Biza kurangira ntashye, baranyura ndataha. Icyo gihe nari umwana muto, banyura ku rutugu, ndataha. Ndabyibuka icyo gihe ngeze mu rugo nsanga bahavuye, bahita bahiga ahantu bari. Cyo kora ntabwo bari bakageze kure, babageraho turataha. Icyo gihe nyine urumva n'ubundi papa yari yarapfuye, nta wari uhari, mama yari afite undi mugabo. Nuko tuza guhunga nyine. Wenda ibyo reka mbisimbuke, ni ibintu birebire. Hari ibyo umuntu aba yibuka n'ibyo batibuka. Hari ibintu byagiye biba mu mwe, twese abenshi babinyuzemo barabizi. Igihe kiza kugera rero tugeraho kuba turahabaye. Ubuzima bwanjye rero uko bwaje noneho gutangira bushyashya, aho nagiye menyera ubwenge noneho neza, ku buryo uriya ashobora kunkorera ikintu kikambabaza kugeza n'isaha nkaba nkibuka yuko uriya yambabaje. Rero nagiye nkura mbona iwacu duhinga amashu, duhinga imbuto, amatunda, duhinga inyanya. Umugabo rero wa mama yakundaga kumbwira njye kurinda inyanya, nkagera nkazirinda. Amashu yakera tukikorera. Kera habagaho imifuka minini, iriya kilo 100, minini cyane, iruta iyi ngiyi iriho ubu ngubu barayigabanyije. Nari wa mwana ufite imyaka muri 12, 13, nikoreraga amashu angana nayo mama yikoreraga. Nkayikorera, nkagenda tukajya ku isoko. Ahantu twajyaga hari ahantu ho kuba wahategesha nk'igihumbi cya kera. Yego, ariko ubu ngubu ushobora kuba wahategesha nk'inote ya 2 cyangwa se icya 5 bitewe n'icyo uteze. Nuko ubwo rero
bikarangira tugiye twagerayo twamara gucuruza bakamvura akajombe. Abantu bibuka akajombe utuntu bakoraga mu ifu y'ubugari, nuko bakangurira bakapfunyika mu birere, hari ukuntu babifungaga tugashyira n'abandi bana. Twagera mu rugo, ku rugo hari hahinze rero amatunda, nuko narangiza nanjye kubera urabizi ibintu by'abana rero nkagenda nkajya guca ku matunda, maze umugabo wa mama kwa ko ntari narigeze nkurana nawe ajya kubana na mama, urumva nari umwana ntabwo nigeze menya ibyo ari byo, nakuze nzi ko nyine atari papa, bindimo rwose nyine abantu bambaye gusa papa nanjye binjyamo simuhamagare papa, ibyo tukabipfa. Nakora ikosa rero akankubita nyine nk'umuntu utarigeze ambyara. Murumuna wanjye rero we akamukunda kuko iwacu tuvuka turi abana batanu, babiri bavukana ku babyeyi bombi, abandi batatu batavukana nyine ku babyeyi bombi nabo babiri. Ubwo nkomeza gutyo muri ubwo buzima, ubuzima bwo kujya kurinda inyanya, ubuzima bwo kwikorera amashu gutyo dukora urugendo rurerure. Igihe kimwe ndabyibuka nari nasigaye mu rugo bagiye guhinga, noneho mfata abana duturanye bose baraza tujya mu murima w'amatunda. Kera narakubaganaga cyane. Tujya mu murima w'amatunda turarya, ayeze ateze. Umugabo yaraje pene nakosheje, ariko uko umwana wawe yakosa kose ntabwo wamufata ngo umukata amaboko cyangwa se umukata amaguru cyangwa se umuhemukire ku buryo ejo n'ejo bundi azakomeza akibuka ibyo wamukoreye. Yarifashe arankubita mu rugo, twe dufite intebe ya karambarazi, ubu ngubu yitwa ikiharya, yitwa iriya urubaho. Noneho twebwe bari barateyeho nuza yo kwegamira imeze nka sheze, anshyiraho arankubita. Arangije ibyo byanze yaramfashe iwe aranzamura, kuko nari mfite ibiro bike cyane bishoboka, bike ariko nari gato cyane kera. Aranzamura, noneho ntabwo yanzamuye ahagaze aho ngo ku butaka, oya yanzamuye ahagaze kuri ya ntebe. Aranzamura gutya, ageze hejuru ararekura aritaza, nikubise hasi. Umuntu mubi ahubwo wari gupfa. Meneka agatuza, ncika umugongo. Namaze igihe kinini cyane ndwaye meze nabi. Kuva ubwo narinze nkura, atarumva akanapenda ngo nimvuge papa, nkamubwira ngo we nta nubwo uzigera umbera papa. Data ntago muzi, ariko ntago uzigera umbera papa. Kubera iki? Kubera ko ibintu yankoreraga ni ukuri kwiye mu ijuru, ntago bikwiriye umwana, ntago bikwiriye gukorerwa umwana. Abantu benshi rero babyara baba bafite abana barera, barangiza ntibabite uko bikwiriye. Fata umwana wese nk'uwawe, ureke gufata umwana ngo umufate nk'utari uwawe. Icyo gihe narababaye, ndababara, birandakaza cyane kugeza muri izi saha pe. Imana y'amahoro izampe kumubabarira burundu, binshiremo ku buryo nizabyibuka zanumva ari nk'amateka nyine yabaye biraho ku mutima wanjye bitahakora, ngo umutima wanjye wongere ukomereke. Mama ntabwo yavugaga ngo vuge ngo byumvikane, oya nta nubwo barwanaga pe, ariko kuba yavuga ngo umwana wanjye. Murabizi bantu mufite abana bataraba umugabo cyangwa bataraba umugore, murabizi ukuntu umuntu ahora yigengesereye. Yaringegeseraga rero kugira ngo ejo bitazaba ibindi. Ubwo igihe kiza kugera rero nabwo mama aza gupfa. Amaze gupfa apfa icyo gihe nari nagiye no kubasura, ariko mbere yuko mama apfa narinze ngira imyaka 14 ntarajya mu ishuri. Ibyo byose narabikoraga ariko ntarajya mu ishuri, mbaho ngaho nyine ndi umuhinzi, ndi umuntu urinda inyanya, ndi umuntu wikorera amashu, ndi umuntu mbese uri aho ngaho. Igihe kiza kugera rero mbere yuko mama apfa, mbona umubyara wanjye aza kunkura aho ngaho, numva ndishimye, ndavuga nti ngiye kuruhuka. Hari ukuntu umuntu aza akagukura ahantu uri kuvuga ati Mana ushimwe kubera ko mbonye umuntu untabaye. Nabwo ntago amafuti narayaretse, narakubaganaga. Nuko ubwo ndagenda ngeze kwa mubyara wanjye, ubwo nduhutse inkoni z'umugabo utarambyaye, ndagenda ngezeyo. Inkoni ze kuzirya ubwo naziriye gakeya. Narakubiswe.
nkubitwa birenze uko najyaga nkubitwa ndi kumwe n'uwo mugabo. Hahandi nageze aho nifuza kuvuga ngo ese basi wasubira mu rugo. Ubwo biza kurangira rero wa mugabo ku buryo babagaho nyine bari abantu baciriritse bari aho, uko ubushobozi bugenda buza iterambere riza. Igihe kimwe rero ndibuka uwo mugabo yigeze kunyikubitira inkoni. Nzi iki icyo gihe nawe navuze wazize umunwa wawe. Nazize umunwa ariko ni we wakubitwaga gusa. Sinjye gusa ariko urumva ko buri muntu wese uruhare rwe ruramubabaza cyane. Ubwo ndangije numva bavuga nyine umukobwa mu rugo ko ahantu kwa mubyara wanjye kwa nyina umubyara habaga abana barenga 15. Batanu barabe ariko abandi bose twari abana bageze hafi muri 18 20 gutyo. Ubwo tukajya turya nimugoroba saa sita tugateka mu rugo. Ubwo nabaga kwa mubyara wanjye njyewe mufashe uturimo. Noneho nimugoroba tukajya kurya aho kwa mukecuru tugataha tukajya kuryama. Rimwe rero mubyara wanjye waje kumfatana murumuna wo mukurikira baricara we n'uwo mugabo wiwe. Bavuga umukobwa nyene wacu watekaga. Niwe wenyine watekaga aho ngaho, nta wundi muntu wamufashaga. Niwe witagaga mu mirimo yose. Ubwo baricara baramuvuga. Ni ati yasonze ubugari, yabanje guteka imboga, banza kugira gutya agakora akarya, tuzana ibyato banze ibiki. Ndumvishe narababaye ndagenda ndabimubwira. Abana urumva ko njyewe numva ko ari utuntu nyine ngiye kumubwira ari bubyumve, wenda akagira ukundi kuntu yitwara koko niba bikora. Ariko kuko ngiye twabaga turi kumwe mu gikoni numva ko atabikora kuko ntabyo nabonaga. Noneho mu kubimubwira ararakara arajya kubibabaza. Ngo narakubiswe. Umugabo ageze hejuru apfundikaho umugozi. Barayigukubita, niba bayikubise ahangaha gutya ntabwo igwa ahubwo irahindukira irihina gutya ikaza igakubita. Yarankubise iyo nkoni iracika izengurukije izinganye n'iyindi iracika, arongera azana indi. Noneho bigeze hagati arangije aravuga ngo wowe mukubite zingahe. Abaza abo bantu bari aho mu rugo hari abana benshi, bamwe baje gutembera abandi bari aho. Abaza mukecuru ngo nkubite zingahe. Mukecuru atsaba imbabazi yanga kumwumva. Abaza umugore we ati byibuze mukubite 5. Ati hoya ndongeraho izindi 5. Abaza murumuna w'umugore we mukubite zingahe. Ati njye numva mubabarira nyine ni umwana mbese batangira kumvuganira. Ati oya icyo nshaka ibyo kumubabara ndabyumva, ndi umuntu nanjye yego nabi, ariko ndashaka ko muhana n'undi munsi akabera urugero abandi ntazongere kuvuga. Ubwo kandi ubwo navuze ukuri pe, ahubwo bo bumvishe basebye ibyabo bigeze hanze. Ubwo wenda banamuvuga n'ibirenze ibyo, ariko bumvaga basebye abantu bakuru kuba wakicara ku muntu bakamuvuga ibyo bintu. Biza noneho kurangira wawo ndavuze ati rero ngiye mukubita 2. Ati hoya nawe ni 10. Buri muntu uri hano ngiye kumukubita inkoni 10 ziwe 10. Hari abantu 6. Izo nkoni yaragiye kuzinkubita zose. Noneho mukecuru asaba imbabazi ngo agiye kugira gute, ngo agiye kuryama nawe yazikubitwa. Ati njyeweho kugira ngo umukubite inkoni zingana gutyo reka ndyame ari njyewe uzikubita. Ntabwo yubahaga bihagije. Yaramubwiye ati ngaho ryama. Mukecuru arabireba ati umukwe wanjye anyubahuke bigezaho. Uko yari afite igitinyiro nyine ari umugabo ubona ko atinyitse, byari bigoye icyo gihe. Biza kurangira rero ababwiye ati rero ngiye kumukubita inkoni. Ubwo za mbere yankubise ntabwo yazibaze z'umujinya. Afata indi nkoni yankubise inkoni 180. Byanyabyo ntashyizemo inkoni yankubise imbere z'umujinya. Inyamaswa ariko yarankubise namaze ukwezi nicaye ikibuno kindya. Hari uburyo uba uri gukiruka inkoni cyangwa se iyo wagize ikibazo cy'inkovu igihe iri gukiruka irakurya, noneho hagashishuka. Noneho mu kukurya ukagira ngo ni utunyo turi kugenda, cyangwa utunyo suguya ni imbaragasa cyangwa se intozi.
uko ujya wumva biri kukugendamo. Ku muntu wavunitse wambaye kiriya kiboro iwe yabyumva, kuko ibintu bikugendamo ujya wumva ibintu bikugendamo ukajya ushima. Namaze igihe kirekire bavande numvaga ko byarangiye, nyine nangiye ahantu hazima, ngiye kubaho neza, ngiye ariko murumva icyo gihe mu gukubitwa byabaye ibindi. Nanjye ndatekereza ngo ase ubu ninjye ukubiswe inkoni zingana gutya. Ese yaba ari mama wambyaye uri hano cyangwa data wambyaye, ubu ngubu yabigenza gutya? Ndangije navuga ngo iyaba nabonaga uburyo ngera kuri mama. Icyo gihe nta telefone zari zihari cyane, wari uyitunze bari bake cyane bashoboka. nabaga ari umukire. Ntabwo ndi buhamagare mama, nta telefone nabura muhamagaho, nta n'iy'umuturanyi, nta. Icyo gihe byarangoye, icyo gihe byaramvunnye. Igihe ubwo mu kugenda ngenda njya ku ishuri, byahise binamviramo no kurivamo ishuri. Yego, narivuyemo ntarirangije ngewe. Abantu benshi bandi babona ndi umunyamashuri. Ntabwo ndi umunyamashuri, nibiraho n'Uwiteka aba yagize neza akambika umuntu indi sura. By'ukuri kuzima icyo gihe, umuntu wese w'umubyeyi cyangwa uzaba umubyeyi najya ajya gukubita umwana ajya abanza atekereze kabiri. Inkoni ivuna igufwa, ntabwo inkoni ivura ingeso kabisa. Kuko icyo gihe babinkubitira, yego nahise mfata isomo. Na n'izi saha niyo ngiye kuganira n'undi muntu, nkumva hari akantu wenda kari kagiye kuza ngiye kumubwira katari akanjye bwite k'undi muntu, ndikanga. Byampaye isomo. Muntu ugira umunwa rero ntawe waba urinda gukomeje wagarukira aho ngaho, kuko ibi bintu ntabwo aba ari byiza. Urumva ko nabizize. Dukomeje rero hagati aho ngaho ubuzima bwaje gukomeza, ntabwo nahavuye nyine ngo ngire gute, oya bwaje gukomeza. Ubwo narize ngeze aho nyine ishuri ndivamo, kuko icyo gihe nari maze igihe kinini ntiga, none narasubiraho ubwenge bwayobye bwagiye, niba bwari byatewe n'iyo nkoni simbizi. Ubwo rero icyo gihe tuza gukomeza, ubuzima buza guhinduka. Gukubitwa ntabwo byarangiye, ni ugukubitwa bisanzwe nyine nk'umwana wakubaganye. Igihe kiza kugera bwa buzima uko buhinduka, wa mugabo nawe atangira kubona noneho ndi kugenda mba inkumi nziza. Vandi birababaza, kurera umwana utari uwawe ugatangira kumubonamo indi shusho, ntabwo ari byiza. Yaragukubise? Ntabwo yankubise, ahubwo yakomeje kubona ndi guhinduka. Kubera urabona umusatsi wanjye mfite ni naturere. Noneho kera nkiri umwana hari uburyo umusatsi uba wizinze ukuntu, n'umwana yari kugenda aza, kuko naragakoga gato gashoboka keza, ubona ko nyine ndi umukobwa mwiza pe. Noneho mfite naturere yanjye y'irende, umusatsi wanjye ari mwiza cyane. Umukobwa rero kuba inkumi nawe yitaho amavuta y'umusatsi nyine agahora akeye. Nakaraba nakambara akavuga ati wow rwose. Rimwe rero atangira gushaka kunsaba ngo tuzaryama. Umugabo w'umubyara wanjye yirengagije ko njyewe yandeze, yibagiwe ahantu yankuye, yibagiwe ko njyewe ndi mubyara w'umugore we. Ahubwo ahise agira gute, ahise yumva ko utaha mu rugo umukozi ukurerera abana ngo ushake kumusambanya. Ntukarebe se umwana murera ngo ushake kumusambanya, kumwangiriza ubuzima. Birababaza, uba uri kumwangiriza ubuzima. Ese ejo uwo bazabana atari we uwamubanje, ese wumva ko we bizamushimisha? Icyo gihe narababaye, nagize agahinda gakomeye. Ubwa mbere ndamwima, kabiri ndamwima, indi nshuro atereka muhamagare ndi mu cyumba. Vandi yarampamagaye ari mu cyumba, ndagenda ndamwitaba. Ngezeyo nta nubwo yigeze ashaka ko tuganira, yahise amfata turarwanira mu cyumba cye. Turwana akaboko kamwe kiwe kari kundwanya, akandi kari gushaka kunyambura, kandi kamfunze umunwa. Twararwanye, hari ukuntu namwishitse gutya, rigezeyo umutwe akaboko ke kavaho, nsohora ijwi mvuza induru. Umukozi twari twarashatse n'umukozi, wumve ko twari tumaze gutera imbere, twaragiye no mu nzu yacu tumeze neza. Birangira wa mukozi aje yirukanka,
n'abana bari bari hanze, umukozi aba ari uza yiruka ati nyiramana ubaye iki? Ndangije mba ndamubwiye ariko ubundi wanditse nk'igendera nari dukurira bya hatari. Aba arakinguye, ariko akingura nabwo abanje kumbwira ngo ninceceke. Umva gufunga umunwa ngo uragira umuntu ubwira bino bintu bibaye. Uzi umugabo ukurwanya ashaka kugusoma, umugabo ukurwanya ashaka kugukuramo imyenda, ese uwo mugabo urumva abagukunze? Umugabo ufite umugore yagiye gucuruza azi neza ko umugore ari butahe, umugore atari no mu ntara wenda ngo avuga ati niyo mpamvu. Byarambabaje icyo gihe. Arakingura, ndasohokanya mu cyumba cyanjye ndarira byatari, ndarira cyane. Ariko mukuri reka babwiye abagabo, mureke guhohotera abana mutabyaye, mureke guhohotera abana mutabyaye. N'uwo wabyaye ntabwo ukwiriye kumuhohotera, umukubita, umucunaguza, umufata. Oya, ni umwana w'u Rwanda rw'ejo hazaza. Ese uwo mwana uri kugenza gutyo uzi ko ejo azaba iki? Ese uwo mwana uri gushaka kubikorera wowe, ese ubu ngubu urabizi neza ko uwawe uzabyara cyangwa wabyaye nta bandi bazabimukorera? Icyo gihe narababaye, agahinda karanyica. Ubwo arambwiye icyo gihe yari yambwiye ngo ndakugurira imyenda y'iminsi mikuru, twari turi mu minsi mikuru, uze kubwira umubyara wawe ko imyenda yahawe na sheri wawe. Sheri wanjye acuzanya na mubyara wanjye, bajyana kurangura imyenda. Ese icyo gihe nimubwira ko ari mubyara ari sheri wanjye wayimpaye, mubyara wanjye akazabimubaza, yabimubaza akamubwira ati reka ndarengana, ntayo nigezemo. Icyo gihe urumva ataranshoye nabi. Ubwo rero mwabagabo mugire mwisi mureke gushuka, mureke kudushukisha cyangwa mureke gushukisha ibyo mubona uri umwana adafite cyangwa muri gushuka adafite. Byashoboka nawe wowe bari gushuka ko wakikorera bya bindi ukazabibona. Mureke kwakira ibyo mutaruhiye. Byarakomeje, noneho igihe kiza kugera nganiriza mubyara wanjye mutoya bucura bwabo. Ndamuganisha nkamuzi ibintu byabaye, ntuzi ko runaka, umva nyine ndamuvuga nyine muri hangara bundi bumuvuge mu mazina. Birashoboka kuri n'ikiganiro azakireba, ariko ahantu ari ambabarire, byo ntabwo yari bo. Nganiriza mubyara wanjye, ndamuganisha ntuzi ibyambayeho, ntuzi ko byagenze gutya na gutya, ndabimubwira byose. Arangije arambwira ati wowe nibwo bibaye? Aturambwiza ukuri, ntabwo ngeze gusambanya. Ndamubwira ukuri kuye mu ijuru, ntabwo byabaye ariko byari bigiye kuba, kuko yarwanaga ari gushaka kunsoma, arwana ari kunkuramo imyenda, kuko ari nambaye ijipo n'ikariso, ari gushaka kubimanura byose. Arangije arambwira ati wowe niba ari bwo abikubwiye ugira amahirwe, ndikanga. Ndamubwira se byagenze gute? Arambwira ati njyewe nabaye umugore. Mbabwiza ukuri nk'abantu mwe, ni agahinda gakomeye. Ibaze umwana twari turi mu kigero kimwe, nta myaka 20 twari dufite, nta myaka 20, nta n'imyaka 18 twari dufite, nta na 17, imyaka 16. Ibaze rero kuba yaramutangiye wenda kare, njyewe ntaranaza no kuba mu rugo. Birababaje. Abantu nk'abo ngabo rwose bafatirana abana mu buto bwabo, Imana ijya ibaha igihano kibakwiriye rwose. Arahemukira umwana, afite umugore we, afasha umwana arera yitwa ko ari umwana. Ese wa mugabo we cyangwa wa mugore we, kuko abantu isi yose yaranduye, urumva nufata uwo mwana ukamufata ku ngufu ukamwangiriza ubuzima wowe ubwawe ko wabwubatse, iyo satani iri kugenda igukomanga igushora muri abo bana, wagiye gushaka abo hanze ariko ntiwangize abana bato. Urumva uyu mubyeyi igikomere yahuye nacyo. Bakunzi ba MTV, Soso adushangije ku buzima bwe yahuye nabwo, ariko nta kindi twamubwira, gusa birarenze, niyihangane. Imana yo mu ijuru yamubaye hafi, ntibyabashije kuba, ariko uwo bari kumwe we byamubayeho.
niyo nizamuhanira abo bakoze ibyo ngibyo, nta kindi, ko nta kindi twakora, gusa aho bari hose bigaye k'ibyo baba bari gukora atari byo. Ese ubwo babikoreye umwana wawe kandi ubwo watangira ukasakuza, yahura nawe akajya no gufungisha ababikoze, ukajya gufungisha ababikoze. Bakunzi ba MTV rero murumva ko biba bitoroshye, soso wihangane, nta kindi, hamwe n'Imana yaragukomeje ikubakira urugo. Birababaje umuntu wese azi neza ko ibyo bintu ajya bicamo, umuntu wese uzakurikira kino kiganiro. Ese ubundi urumva we byawe bimeze gute? Icyo gikomere uri kucyumva, mwisubireho mureke ubusambanyi. Sasa nawe urakoze rero, ikiganiro nakagaruka. Bye bye.